Mera icyo gikapu. Wapi? Ndavuze ngo mera icyo gikapu. Ntibishoboka. Ndakurasa urugo ryiwe. Ndavuze ngo mereza icyo gikapu. Rwema. Sheri. Kama sitati. Mwaza akantu gato. Ngira kugusubiza Sheri. Sheri. Amen. Nuko iki mama waba adashaka ko dukundana? Sheri. Mama yahuye n'ibintu byinshi cyane byamubabareje umutima. Kuburyo kugeza uyu munsi ntaho ashobora kwizera umuntu wari we wese. Kandi byose byatewe na mukobwa nakubwira twigeze gukundana witwa Debora. Ahubwo twabikuye he? Be. Amen. Ejo bundi dusohoka ibintu byose mama yakubwiye byose narabyumvise. Kandi na Giselle ajya bimbwira. Giselle akubwira ibikize? Sheri. Ajya ambwira ko mama ajya mu ntuma kugira ngo ambwire ko nindamuka nakuretse bitazangwa amahoro. Sheri, Giselle arakubeshya. Mama ndamuzi bihagije. Ntabwo yabura ukuntu akubwira ibintu nk'ibyo byo kujya yajya kugutumaho Giselle. Simbizi ashaka kuba mbeshya ariko nukuri pe yarabimbwiye kandi nifitiye ubwoba. Sheri,
humura mama ndaza kuza kumwinjirira aradushyigikira sibyo ni ukuri Imana ibidufashemo kuko ndagukunda cyane ntabwo nakifuza kuguhomba sheri ntuzi nanjye ko ngukunda se ntabwo mpa kabisa sheri mama ashaka ko ari kutureba sheri ntabwo ibyo ngibyo mbyitayeho akira rufu rafokose ndagusha akira ha twagiye turufu n'umutima okay Gisele wibeshye rwose twagiye ndumva utari bukoremo kabisa kina nyine kina hello bitasha ele wewe w'amagambo gusa n'ubundi rega turakuzi ngiye izi ntago nazirya nisijyana kina ese izo ngiye nazikoramo ngiye niki nkazifatika okay nawe ari kuri w'amagambo se wowe sazire kanyesuku sasa akanyesu katandiye ngaho kanyesu zijyane sha none se nakubwira se ewe urakubita ariko mburetse nimanuka ndamanuka nk'imvura dore ukuntu bakubita seti wowe w'amagambo ndagukocoye sha urabibona jyani ariko ndagukocoye ndabyibuka Fabiola ari he gaze dukina uwabana nkamfashe seti ubundi iyo tuba turi kumwe nkahita mundi mbarangiza ntabwo ubizi se ko ari kumwe n'umugabo we umugabo we yego nyine ntabyo uzi se Fabiola se agira umugabo yego aramugira rwose ubwo nawe udafite amakuru wowe se ubundi ariko ntawe ukica wowe se ubundi reka ese ko uri kumumera ese ko izanjye ninjye wabariye ariko se ubundi wowe ko wirirwa uzenguruka wirirwa usimbuka ibipangu nkaho wajya ngo nta porotaye zihari ntabwo uzi ko porotaye wajya uca kuri porotaye nkagukingurira ubundi se wabibwirwa n'iki yuko nyine ibyo byose ntabyo wamenya rwose atakanyese umugabo we ni Boaz ntabwo wari ubizi Boaz yego Fabiola asigaye akundana na Boaz kareka ibyo ntabwo nari mbizi ibyo rero inkuru yabaye kimomo kino ntabyo yamenye ese yabibwirwa n'iki insererezi nyine nirabere ariko kanyeso utambeshye utavutse kwijijisha ubundi urashaka kumbwira ko ibyo bintu utabizi sharufu ntabwo nari mbizi pe ahubwo rata kanyeso nagira ngo nyine natwe ahubwo tuzahita nyine bya bintu nakubwiye tuzahita binyemerera ibintu kabisa iyi rwose kugeze nyine robert twikomereze gase ubundi ibintu wabwira ngo impamvu ngo wamubwiraga akanyesuku njyewe se ubona iyo mpamvu utayimbwira ariko ubundi ngewe ndibaza ariko ubundi mbabaze tugaruke ubundi Fabiola yaje ahangaha ngo Boaz amubere umugabo none nawe ushaka kwifunga akanyesuku ngakubera umugabo ubundi mwese mwaje gushaka abagabo hano ni kuri ya radiyo iranga abagabo ahangaha ni kuri ya ntuza nyine abantu bose baza gushakiramo abagabo ni kari mubimbwira ahubwo njyewe se ubundi uriya aracyari umwana njyewe ubona se ntakubera umugabo amaze gukura rwose mva rufu ndakwiyamye uzajya umvanaho ibyo bigambo byawe ariko twagira nyamara twagira rero uracyari umwana siko ndaba bose bagiye reka nirobere ndakina njyenyine se nakina njyenyine se njyewe ubu ngubu kareka nanjye ntabwo nakina njyenyine
kuko niba Fabiola akundana na Boaz bya nyabyo kuko nazavuga uwo ndiwe n'ibyo nakoze byose. Abantu bakundana kunzi yuko babwirana amabanga. Fisto nawe twarashwanye bazi nazavuga ko ndi pilote byanjye akaba bishyize hanze. Rusunza akomeza guhisha umuryango wanjye ibyo nawukoreye kugeza ryari ko Rugwe nizera ko ageze mu rugo amahoro. Ahubwo se umwana wa Kevin na mushiki wawe wasanze baraho? Fisto, muramutse mukoze ku mwana wanjye cyangwa mushiki wanjye. Babwije ukuri ndabashyingura muri bazima mwanya nazimbwa. Urakoze cyane. Unyunguye igitekerezo cy'icyo nzabakora nutinda kunzana amafaranga. Ahubwo ikimbabaje nuko iki kinyendaro nino bwakazi ngo ni mushiki wawe. Utazamenya aho nabashyinguye. Fisto, ndabinginze mumbabarire. Uwo ni wo muryango wonyine mfite kuri nosi ya Rurema. Ntugire icyo mubatwaraho. Mumbabarire pe. Sibyo? Mumbwira aho muri mbazana amafaranga yanyu, please. Rugwe, kubera ukuntu wankinishije, ntabwo nakubwira ahantu turi. Nawe uzahishakira uhamenye. Ahubwo se buno ntabwo ukumbuye kuvugana n'umuhungu wawe. Keve, umeze ute? Umeze ute mwana wa? Damn! Iro urashaka iki? uramenye uzongera kuvuga izina turi muri runo rugo. Nibashaka njye mwita Patrick kuko ari ryo ryawe. Oya. Nagiye cyo kuri ita ntabwo cyari cyagera. Ujye unyita Kanyesuku. Aha, ngambye urashaka iki? Fabio ndabizi neza ukundana na Boaz mukuru wanjye. Kandi abantu bakundana babwirana ubuntu bw'ububanga bwinshi bwa hato na hato. Uramenye ntuzigere umubwira kunzi. Ndabizi neza kunzi. Ntuzigere umubwira ko hari ikintu nzi. Akase mbabarira umbwire. Urabona uzakomeza guhisha uriwe kugeza ryari koko. Kandi nyamazi inama nakugira no kwava muri runo rugo. Ku bintu byakomeye. Batangiye gukora iperereza ryo kumenya abantu babahemukiye bakabihoreraho. Urumva ngo kandi cyane cyane barashaka umuntu witwa pilote. Kandi urabyumva nibaramuka bakumenya azakwica. Fabio ndakwinginze mbikira ibanga mwana, sibyo? Gusa shanange mafite ubwoba pe. Nukuri mafite ubwoba nk'umunsi bamenye yuko nanjye nari nkuzi ko twakoranaga. Kandi nkaba narabibahisha. Ikibazo gikomeye.
bose bona peti muryoherwe. ko ntamfuzanye se Amafi. Sha noneho bose ifi nzanye ifi nini ariko sinconzi sintarapiye sinkube sinaribwa. Igitangaje rero iyo fi nsanze tuziranye. sariwo ibyo by'ukumbwira Nahindi kuroba ngize nya mbona ndobye umuntu. Turari hano hanze ndamuzanye nyine ndamurobye mitamuzana. Nurebe. ngo Nurebe pe. Aryamye hariya yahwereye muze nk'uwapfuye. yesha yemwa yesha yemwa Rugwe